nibyo reka mbasuze kandi bahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 14 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 kabisa. Kuri mikoro ni Bosco, tujye kubana muri iyi minota mike cyane aho tujye gukurikirana akantu ku kandi amakuritirwa kandi y'ingenzi cyane kuri kuva mu Busuwisi nyuma y'uko ku munsi w'ejo tariki 13 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 aribwo ibiganiro byongeye bisubukurirwa hariya kabisa i Geneve mu Busuwisi, nubwo amakuru amwe akomeza gutangaza ko ibikorwa by'ibiganiro bitabereye i Geneve ku bw'impamvu z'umutekano wa bamwe mu bayobozi, dore ko hari habanje kubaho kwirinda gutangaza mu by'ukuri aho ibi biganiro byari bubere. Biravuga ko kandi hari hateguwe ibikorwa bikomeye cyane bigomba kubera muri biganiro, ariko kandi ni nako byagenze. Gusa amakuru ari guturuka yaravuga yuko rwabuze gica. AFC 23 yagiye guterurira icyo bita intumwa, leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo iguterura icyo bita intumwa ku rwego rwo kuba umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yafashe mu by'ukuri umwe mu bantu ba hafi biwe yizera mu bijyanye na negotiation cyangwa se no kuganira, umwe mu bantu ba hafi azi ko ari abahanga cyangwa se ari abacabwenge mw'abantu mwe. Bikavuga ko rero imyanzuro yaje kuba ingorabahizi. Imyanzuro yaje kuba ingorabahizi, ni nayo mpamvu mu by'ukuri haje kubanza kubaho kuganira ku buryo bwimbitse. Byari ngombwa ko bagira icyo babwira itangazamakuru, ariko kugeza kuri munota ubu tuvugana amagingo anga kuri tariki ya 14 mu by'ukuri imyanzuro kugira ngo ifatwe byaje kuba ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma rero icyo ugomba kuba wamenya cyangwa se amakuru nkuzaniye ni bimwe mu biri guturukayo biri kugenda bitangazwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bya rutura, yaba imbere mu Busuwisi ndetse n'ibitangazamakuru byo ku mugabane w'Uburayi. Ngira ngo abatabizi sinzi niba mwari mubizi ko Switzerland iherereye ku mugabane w'Uburayi ari naho ibi biganiro byabereye. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zigeze zisigara. Abenshi bavuga batese Amerika yaba yaje mu buhe buryo? Amerika yahageze nk'umuyobozi w'ibiganiro. Amerika yageze nk'umuyobozi w'ibiganiro, ni bugiye kandi MONUSCO yagaragaye nk'indorerezi mu gukurikirana ikorwa ry'ibyo biganiro ku buryo nta kosa na rimwe rishobora kuba ryabamo. Ni bwo buryo abangaba MONUSCO, umuryango w'abibumbye ishami ryawo rishinzwe kubungabunga ndetse no gukurikirana amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, baje kuhagaragara mw'abantu mwe. Amerika rero niyo yariyoboye ibiganiro nk'uko urimo kugenda ubyumva. Katari nta mwanya yari ifite wo gukomeza kugenda muri izo ngendo nyuma y'uko ibiganiro ibyikuyeho ikabihigika kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu cyahise cyitabira mu buryo butavunanye cyane, mu buryo bwa video conference. Nibwo buryo abahagarariye Katari bagaragayemo. Hanyuma rero Switzerland cyangwa se Ubusuwisi bagiye batanga mu by'ukuri protokole yose, nibo bari bayishinzwe kandi nako byagombaga kugenda. Protokole kandi bivuga ko yagiye igenda neza mw'abantu mwe nk'uko aya makuru ari kutugeraho. Yes, nari manje kubagiriramo rero muri make uko byagiye bigenda, ariko impaka zo ngo zabaye izango turwane. Kugeza kuri uyu munota biravuga ko hatarafatwa icyemezo gishobora gusobanura intego y'ibi biganiro cyangwa se aho ibintu bigeze. Nyuma y'uko hari ingingo ziri kuganirwaho: guhagarika imirwano, kwambura intwaro abarwanyi b'imitwe itwaje intwaro, kugeza ubutabazi ku baturage, ndetse no gufungura ibikorwa remezo cyangwa se kohereza ibikorwa remezo bijyana no gusubiza ubuyobozi bwa leta mu bice byigaruriwe n'inyeshyamba. AFC 23 ikaba yavuze ko ibyo byose nta na kimwe kirimo gukorwa, ndetse yabo byagiye bifatwa mbere cyangwa se n'ibyagiye bishaka byifuzwa gufatwa nyuma, ati nta na kimwe kirimo kirashyirwa mu bikorwa. Ibi AFC 23 ibivuze aho mu by'ukuri yari iri kumwe n'abagabo bakomeye cyane bazwiho kuba abanegosiyeta bahagarariwe n'uwo bita Rene Abandi ndetse na Benjamin Mbonima. Ni mu gihe kandi nk'uko bigaragara hano Repubulika Demokarasi ya Kongo yahise mu by'ukuri hoherezwa intumwa za guverinoma zewe n'uwo bita Sumbu Sita Mambo, yakaba ari intumwa nkuru ya perezida wa Kongo. Uyu nguyu niwe muyobozi mukuru Felix Tshisekedi yitabaza aho atari bujya ati genda umvugire gutya na gutya iyo bigiye mu bintu bijyanye no guharirana, kuko ibi ngibi babyita ubundi guharirana. Mu kugerageza rero kunga izi mpande zombi rwabuze gica. AFC 23 iraturuka kandi igakubita ingingo.
leta ya Kinshasa igaturuka hano igakubita ingingo ngo abahuza bari kubireba bakavuga bati ibise byaba byahindutse ikiganiro mpaka, kubera ko izo ngingo zose zigera kuri enye nk'uko nabikubwiye zirimo ziraganirwaho, ziri ku murongo wa mbere w'ibyigwa cyangwa se bigomba kuganirwaho, nizo ngingo kugeza kuri ubu ngubu bari kuvuga bati, cyangwa se benshi bakomeje kugenda bibaza bavuga bati se biraza kugenda bite. Kama kawaida biragoye cyane koko, kubera yuko kuri ubu AFC 23 irakomeje mu rugamba burasirazuba bwa Kongo, ndetse byaje guhinduka ku bijyanye n'ikibuga cy'indege. Ibintu byasubiye irudubi ku munsi w'ejo mu masaha nimugoroba. Icyo bita GPS yakuweho muri Kivu y'Amajyepfo amasaha makeya, nkuko amakuru atugeraho bitangaza. Ibyavuzwe koko nibyo, AFC 23 yakuye iyo GPS, ndetse n'intambwe buri ikomeye cyane kuri abarwanyi 23 kuko baba bamaze guhagarika ibitero byo mu kirere, ndetse nacyo kintu baba bifuza kugeraho iyo bakoze igikorwa nk'icyo ngicyo. Nibyo koko AFC 23 yabashije kubigeraho, gusa ibi ngibi byaje gukurwaho, ariko byongeye kugaragaza yuko hakiri ubuharirane. Ni mu gihe kandi mu bice bigiye bitandukanye Kivu y'Amajyaruguru hakirimo kuvugwa imirwano n'ubwo ibiganiro bikomeje. Ni mu gihe kandi muri Kivu y'Amajyepfo naho hakirimo kuvugwa imirwano n'ubwo ibiganiro bikomeje. Nta kigeze gituma imirwano yahagarara nk'uko inyandiko z'ibitangazamakuru zigenda zibitwereka. Yes, nibyo ku ifungurwa ry'ikibuga cy'indege nanone ni ingingo igomba kuganirwaho, cyangwa se ni ingingo benshi banategerejanyije amatsiko kumenya ese biraza kugenda bite. Ariko ndagira nkubwire ko hari bimwe ngo biri kuganirwaho mu muhezo, ndetse bitemerewe gutangazwa kereka nyine ubwo mu bari kubiganira hageze uvamo akabitangaza. Ariko ngo hari bimwe mu biri kuvugirwa mu muhezo birimo n'iri fungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Gusa nanone ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gikomeje kuba akasamutwe, ndetse ni ikintu gikomeje kuba mu by'ukuri cyaba umutwe w'inkuru zigiye zitandukanye hirya no hino ku isi, aho abenshi bategerejanyije amatsiko iri fungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga. Nibyo koko Kinshasa yaje kubikomoza nk'uko amakuru ari kugenda bitangaza abivuga, yaje gukomoza ku ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ariko amakuru dufite nuko AFC 23 yatsembye ivuga yuko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma atari cyo gikwiye kuba cyaherwaho. Uyu mutwe wa 23 wavuze yuko icyambere kigomba guherwaho cyangwa se gutangirirwaho ari uko hagomba kuba guhagarika ibikorwa byose by'imirwano. Hanyuma ngo nyuma yo guhagarika iyo mirwano nibwo bishoboka ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyazafungurwa, ndetse ngo abaturage bamaze guhabwa uburenganzira. Ikindi AFC 23 isobanura ivuga ko mu biganiro byose byagiye bibaho biteguye na Kinshasa, ndetse bigizwemo uruhare n'ibihugu by'amahanga birimo n'Ubufaransa byano ku mugabane w'Uburayi, bongeye gushimangira ko ibyo bidashobora kuba byageza ku ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga, ahubwo ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga kiri mu izingiro n'ubundi ry'ibiganiro bya Doha ariho bigomba gukomeza kubera. Leta ya Kinshasa kandi nayo yazamuye ingingo zayo zikomeye cyane, aho ivuga yuko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma atari ahantu ho kwishimiriza wo kuba bakwishimishiriza, cyangwa se atari igice mu by'ukuri cyo kumva ko bari buze gukiniraho. Ni igice kiri principal kugeza ku rwego no kuba igihugu ubwacyo kiba gitafite uburenganzira 100%, ahubwo umuturage cyangwa se umugenerwabikorwa n'ubundi ari we ufite uruhare runini kuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. By'umwihariko kandi bahise bavuga ku bijyanye n'abaturage bakomeje kuva mu byabo. Raporo z'ibigo bigiye bitandukanye by'umwihariko OECA, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku mpunzi ndetse no gukurikirana ibikorwa byazo, ryahise ritangaza yuko bagera kuri 2,400,000 mu minsi mike cyane, agera ku mezi 3 yonyine aribo bamaze kuva mu byabo. Abaturage rero imibare bigaragaza ko bakeneye ubutabazi, kubera yuko abo bavuye mu byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko 60% byabo bakaba bari mu ntara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ndetse icyabiteye leta ya Kinshasa isigaragaza ndetse yongera gushimangira ko byaturutse n'ubundi ku bibazo by'aba barwanyi. Hanyuma rero bavuga yuko ikigomba kuba cyabaho, hagomba kubaho kubagezaho ubufasha, kubera ko bitoroshye kugeza kuri ngubwo gutanga ubufasha. N'abaturage n'uri basanzwe basanga benshi bari bagiye bafa mu byabo mu mirwano yakomeje kugenda ibera muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Iki kibuga cy'indege rero ndetse n'ibibuga by'indege bindi bicyunganira ngo byanze bikunze kigomba kuba cyafungurwa. Gusa ibintu bizadogereye rwabuze gica haracu wambaye. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma icyo ugomba kuba wamenya cyo kugeza
kuri uyu munota. Ubu tuvugana ni uko gikomeje kuba cyarikoroza hariya mu Busuwisi, ni uko gikomeje kuba cyarikoroza muri Amerika ndetse n'ahandi. Iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ikintu cya mbere, ingingo ya mbere iyo havuze kugifungura ihita yinjira, birinjirana n'ibijyanye n'ubutabazi ku baturage. Gusa kandi nanone hari inyungu rusange, nk'izo ngendo zigiye zitandukanye z'abaturage, guteza imbere ubucuruzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko kandi M23 ikaba ifite ubwoba ko iramutse ifunguye ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kigakorwa n'uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bataba gifite ubu bushobozi. Ati rwose ntabwo baba bagifite ubushobozi kuri uyu mujyi wa Goma. Ni mu gihe benshi mu basesenguzi ndetse n'abakurikirana ibibazo by'akarere bavuga ko M23 niramuka yemeye ko hafungurwa ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ubwo izaba yemeye no kurekura uyu mujyi wa Goma. Ati izaba yemeye no kurekura uyu mujyi wa Goma. Ibyo ariko ni ibitekerezo bya bamwe, ntabwo ariko biri, ni ibitekerezo bigenda bitangwa na bamwe rero kabisa. Kugeza kuri ubu ngubu rero menya yuko ibiganiro biracyakomeje, ariko imyanzuro yo isa nkaho itaratangazwa. Imyanzuro ntabwo iratangazwa, ibintu biracyarimo kugenda bicaywa, dore ko imyanzuro iba igomba gutangazwa ahangaha. Nicyo kintu cya mbere kiba kigomba kwitonderwa. Ibyo byo ugomba kuba wabimenya. Imyanzuro itangazwa ahangaha nicyo kintu kigomba kuba cyakwitonderwa. Sasa rero dukomeje n'amakuru yacu kugeza kuri ubu ngubu, biravuga ko imirwano yakomeje muri teritwari ya Karehe, muri utu duce dukurikira, aho bita Nyawaronga, aho bita Nyamugari ndetse n'aho bita Mwimamijwi. Ahanga ni muri teritwari ya Karehe. Utu duce rero twinshi twabaye sous control ndetse utundi tuba full control na Wazalendo, nyuma yo kumara amasaha menshi cyane bahanganiramo n'inyeshyamba za AFC 23. Finally byaje kurangira basa nkaho babashije kugera ku ntsinzi. Hari bimwe mu bice babashije kwigarurira, ariko kandi menya ko hari n'ibindi bice mu by'ukuri bikibonekamo cyangwa se bikigaragaramo abarwanyi ba AFC 23. Kugeza kuri ubu ngubu biravuga yuko ikiriho cyangwa se icyo ugomba kuba wamenya, imirwano ye yakomeje muri bimwe mu bice, ariko ugereranyije n'uko byari bimaze iminsi bigenda, biravuga ko imirwano ntabwo ifite ubukana cyangwa se ntabwo harimo uburemere nk'uko byari bimaze iminsi bigenda. Mu minsi byibuze guhera kwa gatanu kugeza kuri uyu wa kabiri, mw'abantu mwe, ikintu bita imiripuko, ikintu bita za nyamugigima byaravugaga. Ni ibintu byari bikaze cyane. Abaturage benshi bakomeje kugenda bava mu byabo kubera ko ntago bari bugume nyine muri urwo rusasu cyangwa se muri urwo rufaya rw'amasasu. Imirwano cyangwa se ibitero navuga ko byari maze iminsi byumvikana muri ibi bice bya Kivu y'Amajyepfo, ariko ubwo ndavuga ahangaha za Minembwe ku Ndondo, aho bita za Karingi, rwose utwo duce turimo Gakenge, Puezero, Karongi, Rwitsakuku, Mikenke. Ngira ngo murabizi ko ku cyumweru tariki 13 hari havuzwe ikintu bita imirwano ikomeye cyane yumvikanye ibitero by'indege, aho imirwano yatangiye mu masaha mu gitondo, ndetse AFC 23 yagiye rekarama ivuga ko uruhande rwa leta ya Kinshasa, ibi byavuzwe na Lawrence Kanyuka, bavuga ko uruhande rwa leta ya Kinshasa rwahagurukije ibitero by'indege, kandi ibyo bitero byabangamiye ku buryo budasanzwe abaturage batuye muri ibi bice, harimo nko kwangirika kw'ibikorwa remezo birimo amazu, ndetse bavuga ko AFC 23 badekara bavuga ko leta ya Kinshasa ikomeje kugaba ibitero mu bice bituwe cyane n'abaturage. Ariko kuri ubu ngubu leta ya Kinshasa yo yakomeje guhakana ibyo bikorwa, ivuga ko ahagabwa ibitero ari ahagaragara inyeshyamba za AFC 23. Kuri uyu wa kabiri rero imirwano isa nkaho ihinduye uruhande, nk'uko bigaragara ubu tuvugana rurageretse muri teritwari ya Karehe, nubwo uduce tumwe twasaga nkaho twabaye full control. Bimwe mu bice byari bikirimo byari bikiri sous control hagati y'impande zombi, ubwo ndavuga Wazalendo, FARDC ndetse n'abarwanyi ba AFC 23. Imirwano yongeye kongera gushibuka muri bice. Biravuga ko ubu tuvugana utu duce ngiye kubwira haraguru habayo gushindikanya gukomeye cyane, aho naho bita Nyawaronga, Shambombo, Nyamugari ndetse na Mwimejwi. Utu duce rero umuriro ukomeye cyane ukumvikana. Special Force FARDC yamaze kuhagera nk'uko bigaragara, ndetse binavugwa n'abaturage ngo hakomeje kugenda humvikana imbunda ziremereye, ndetse hagaragaye abasirikare bambaye mu buryo bugaragara yuko ari Special Force. Ngo kuba umuturage yabona Special Force
cyangwa se umusirikare wambaye full combat nanone mu by'ukuri aba yamaze kugenda amumenya avuga ati uyu nguyu ni gutya na gutya. Abo basore rero kabisa ngo ba FARDC bakaba bahabyukiye mu masaha ya mu gitondo kare cyane hano muri teritwari ya Karehe. Hari hatangiye kumvikana urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje nk'uko birimo kurushaho kugenda bigaragara. Sasa rero itangazamakuru ryakomeje kugenda rivuga ko ibice bigiye bitandukanye byakomeje kugenda biramo imirwano. Hari bimwe mu bikoresho byagiye bifatirwamo by'abarwanyi ba M23 nk'uko amakuru arusha kugenda bigaragaza rero kugeza kuri ubu ngubu mw'abantu mwe. Mirwano yo no ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guca ibintu kugeza kuri izi saha. Imirwano ikomeje guca ibintu ni mu gihe AFC M23 yakomeje kugenda igaragaza ko cyangwa se bemeza yuko kugeza kuri ubu ngubu batifuza na gato gutakaza igice icyo ari cyo cyose cyangwa se igice cyose ikiriho badashobora kuba batakaza icyo gice. Tugiye kwinjira mu makuru akomeye cyane, ari niyo mpamvu nsaba mu by'ukuri abari muri turimo tugiye dutandukanye, ubwo turacyari n'ubundi aya makuru uyu munsi araza kugirwa n'ibiganiro byo mu Busuwisi cyangwa se nanone n'impinduka zishobora kuba zabaho. Ibyo byo ugomba kuba wabimenya kuri uyu munsi. Nk'uko bigaragara Umunyamerika Mossad Balouzi yagombaga kuhagera, ubwo aho ngaho ni muri Qatar, ariko kandi nanone ngo buriya ngo leta ya Kinshasa yatunguwe no kubona amazina amwe n'amwe atari yitezwe mu bagombaga guhagararira AFC 23 bagira batya bajya kubona babona barayabonye. Nk'urugero haravuga uwo bita Jean Felix Mupende Kapwa, haravuga uwo bita Claude Ibilanki Okolomba. Uwo bita Jean Felix Mupende Kapwa yanagaragaraga mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Amakuru atugera nuko yagiye bitazwi cyangwa se izo operation zakozwe mu buryo butazwi, ndetse kuri ngubu yamaze guhita ahagarikwa rwose ku mwanya yarariho cyangwa se mu nshingano yararimo mu bikorwa bitandukanye yagendaga akora muri urwo rugaga. Rwamaze kumuhagarika. Igitegerejwe ni icyemezo cy'inzego nkuru z'ubuyobozi nyuma y'uko rero bimenyekanye ko uyu mugabo yajyanye n'itsinda rigari ryari riri kumwe rya AFC 23 ndetse aba bahise bitandukanya nawe bavuga yuko ibyo yakoze Julien Felix ubwo no bita Jean Felix Mupende Kapwa bavuze bati ibyo yakoze ni umuntu yabikoze nk'umuntu ku giti cye, ntabwo yabikoze nk'itsinda. Bahita basora inyandiko mu by'ukuri inyandiko ihuriweho yamagana ubufatanye bw'uwo mugabo ndetse n'inyeshyamba. Bavuga ko kandi ibyo agomba bigomba kubazwa we ku giti cye. Uyu n'undi wa kabiri waje ararikoroza rwose nyuma y'uko havuzwe uwo bita Claude, nawe abantu bakomeje kugenda bagaruka. Gusa nabonye hari bamwe mu bagiye batanga ibitekerezo mu badukurikirana bavuga bati ibyo ntabwo bikwiye gutungurana, kuko ati muri ubutegetsi bwa Kinshasa hari benshi, ntabwo ari bo bonyine gusa, bati hari benshi bakorana n'inyeshyamba bagiye bagaragaraho ibyo bikorwa byo gukorana n'inyeshyamba. Rero ati nta ntumwe ibyo ngibyo bikwiye kuba byatungura. Ati mugomba kuba mwabimenya kabisa. Ati mugomba kuba mwabimenya. Hanyuma rero tugenda tugana ku musozo w'aya makuru n'ibiganiro. Uko bigaragara rero ngira ngo mwabyumvishe ko twagerageje kabisa kwinjirayo dukora ko dushoboye kose tubasha gutahura amakuru, nubwo bitoroshye. Ari amakuru ari kugenda atangazwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zirimo X n'abagiye bagira habereye ibi biganiro, ariko mu buryo bugaragara mu by'ukuri ntago bari kugera nyine barasa ku ngingo batubwire. Bamwe mu banyamakuru babashije kugerayo bakora muri iki gihugu ndetse n'abariyo bagize uruhare muri biganiro bakomeje kugenda batangaza amakuru. Ubwo uko byagenda kose twizeye ko mu masaha ari imbere cyangwa se ko biza kurushaho kudukundira, ko amasaha kurushaho kugenda agenda, turaza kugenda tumenya uko bihagaze. Rero ko umuntu utarakanda subscribe cyangwa se sabone kuri John Info, ngiyo ni buto itukura, bikore kabisa tujye turushaho kugenda tubana. Ikindi kandi nanone n'icy'ingenzi gishoboka, like
hejuru. Reka twongere tuzamure like zitumbagire hejuru kugira ngo turusheho kugenda tugendana neza 5 kuri 5. Ndizera ko ibyo mwabyumvishe. Kujya muri groupe yacu ya WhatsApp uraca munsi y'umutwe w'iyi nkuru, hanyuma urareba muri komenti ahatangirwa inyunganizi cyangwa se ibitekerezo, na link tuba twagushyiremo iraza kukugeza muri groupe yacu ya WhatsApp. Hejuru ibyo cyangwa se hanyuma y'ibyo ngibyo, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, babwira ntimugire ibe byiza, mukomeze kuryoherwa. Turasubira mu masaha ari imbere. Ni Bosco kuri mikoro.